yewe nahageze saa 2 nabwo nibwo bari bakihagera nabo batangiye hakiye akazi nahageze bakoze nk'iminota 20 undi none amanutse n'ukuntu yagiye kumanura cya kindi ntabwo niba ikidarabaza cya kindi kimanuye bazamura n'itaka agisubije asanga ibyo mu mpande manga hagati ibintu by'itakataka byari bimaze manga iminsi ngiye babanje kuzamura byari bimaze iminsi babimanuye akimanura asanga byamumanutse nibwo yahamagaye abantu avuga ati mutabare ati umuntu ibintu bigwe hejuru hamagara abavandimwe n'abandi bose baraza barahagera mu kuhagera ubutabazi bw'ibanze bwahageze basa nk'abantu bazamura ryataka bagira ngo babashe kumubonamo hasi ukuzamura ryataka baje kuzamura itaka baturazamura bazamura hafi toni bamugezeho basanga umuntu yaraye. Aha turi ni mu karere ka Kayonza mu murenge wa Mukarange nk'uko bizi Kabasi TV show twagenze henshi kugira ngo tukugezeho amakuru agiye atandukana. Ubu murenge wa Mukarange umugabo uvugwaho imyaka 60 ndetse no kurengamo gake akaba yazize urupfu rwo kuba yari gucukura toilette kubw'impanuka akaza kugwa muri wese agapfiramo akasiga ubuzima. Twaganiye n'abaturage batandukanye ndetse tuganira n'abaturanyi bahantu yacukuraga badusobanurira impamvu bavuga ko ari ubutaka bwa bworoshye cyangwa se ari ikiba kiri bugombe kuba nkuko bibona mu mashusho cyari icyobo kitari kirekire cyane kuko ntago cyarenzaga metero hafi 6 gusa umugabo yaguyemo yitaba Imana. Reka tugerageze twumve ku baturage bo mu murenge wa Mukarange icyo bavuga kuri urupfu kuko biravugwa ko bamwe benshi muri aba uyu mugabo yitabye Imana bahari. Ni Kabasi TV show reka tukugezeho inkuru yose ushobore kwireba nkuko yatangiye nuko yarangiye. Kora subscribe. Amuseti Lenzo CEO turabakunda cyane. Birarangije byo. Gutangira kwanjye uko umuntu yapfuye twasanze n'ubundi barimo gukurura itaka bamukuramo. Icyo tuzi neza tureba ese kugira ngo agwemo no itaka rirudukemo twasanga twebwe ari uburangare bwo kutamenya amategeko ya dare. Icyo bugiye gutwikira icyo ari cyo ese ugomba gufata kangahe hirya niba ufashe 40 na hariya 40 ufashe 80 ntago icyo kizava kuriduka ariko yakandagiye akurura itaka icyo kirariduka kiragenda. Ese yari umwe wacukuraga? Ni umwe wacukuraga undi amukururira hejuru. Afite nk'imyaka ingahe? Afite 54 na gutyo. Uko afite umukobwa mukuru w'imyaka 20 hafi n'6 afite n'umugore we yarakuze ubwo umugore yatatati ndajyana nawe umwana cyo kora yafashe kujyana se ariko iyo yongomwe ukatwara n'umudamu akajya kurebaho umugabo waryamye ari kuba byiza. Hari abayobozi bahageze? Bari bahari rwose umuyobozi w'umudugudu yari hari polisi yari hari. Naho ni nk'iki mwakwifuza gutangariza leta cyangwa se kuri abantu bakora aka kazi ko kuba bacukura gusa ni iki kintu bavuga kuri iyi mpamvu? Ucukura agomba kuba nibura yambaye kasike. Ucukura agomba kuba yambaye ingofero kasike. Noneho ikindi cya kabiri twe tugiye gucukuza tugomba gutanga mezire za ngombwa ziranari turazizi nk'abafundi nibura niba tujye mu butambi cyo gutwikira dare tuye kumena dare niba dufite 60 na hariya 60 umva dare ifasha ahantu hakomeye tugacukura niba kujya hasi dufite 60 tugeze ku butaka bukomeye hasi ntago dare zapfa kuriduka rwose ntago yariduka. Ese ibintu bisanzwe biba muri Kayonza kuba umuntu yagwa muri Kayonza yazumva ari nk'ubwa kabiri ahari ntago ari cyane ntago byabaye yacukuraga nka metero zingahe urebye? Na 30 yazicukuraga na 40 yazicukuraga kandi ntacyo yabaga. Urebye ikibazo ni iki? Ikibazo ni icy'ubutaka bworoshye noneho barafashe mezire zo kumena dare bazigira nkeya. Noneho yagiye gucukura kuko bashaka kuvidura ya toilette nani ya fosi barimo baravidura kugira ngo niho yasubiye n'undi ajya kuvidura. Urabona amazi arimo arajyamo
ngaya murimo murayabona ni mu mazi ahangaha umva cyo cyaranyenye kiranyenya noneho bakandagiye bajya gukurura akandagiye byose biramanuka gushyiza cyo kuvuga n'abakagiye bacukura ku butaka bworoshye bajya bacukura ubutaka bukomeye niba force yawe imanuke igere niba kuri 50 hakomeye bamene dare mu buryo bwa 40 hirya gutya noneho dare yicara ahantu hakomeye kuko ahantu harakoreshwa n'inzira Zarebye no kunimbere no mwirembo harakoreshwa hagomba kugira nkuko umuntu yubaka etage bayijyana hasi hakomeye iyi nayo ni nk'etage uko iranyurwa hano benshi bakoze cyane nko baravuga iki icyo natangaza amazina yanjye nitwa Ndikubwa Eric icyo natangaza yebana ibintu n'urupfu dufite no kuzajya tubikora twanje kureba se ibintu tugiye gukora birabyara iki ahantu tugiye gukora se urabona herizewe urabona ubutaka bwabo burakomeye nkuko mugenzi wanjye yabimenyeshaga ni inkuru ndende ni ukuvuga ngo tugomba kuzajya tumenya ngo se ahantu tugiye gukorera haroroshye harakomeye ariko ibi bisanzwe bibaho ibi ntabwo byadutunguye iyi ni impanuka yatunguranye ese nkaho urumva abantu bacukura wese cyangwa se bacukura imyobo miremire bajya bagira ubwirinzi buwe ubwirinzi bushoboka ni ukuba wambaye kasike cyangwa se muri byo twasha kuba wamenya ahantu ukorera ati se harakomeye cyangwa haroroshye nibwo bwirinzi bwa mbere ariko nta kundi n'ubundi ibi ni nk'urupfu nk'uko ubibona aha hari horoshye cyane y'abantu amazi yamanukiragamo nawe urimo urahareba nawe urimo urahirebera harimo amatiyo ajyanamo amazi yamenegamo amazi hari yasanzwe harimo na tuwarete byose na dushe byose amazi byazanagamo uvuga ngo n'ubundi ahantu haroshye cyane hari na robine n'ubundi hagombaga kuba ikibazo urebye ikibazo cyo cyane ngombwa urabona bacukuraga hejuru ya robine ahubwo bari hejuru ya robine urabona byari ngombwa ko ibi bintu iyi mpanuka ntabwo byagaragaraga icyifuzo cye mufite nk'iki icyifuzo dufite icyifuzo twabona cyangaha ni ukuvuga ngo yewana ni ukwihanganisha umuntu waguyemo n'umuryango we nta kindi cyifuzo kubera ko byarangiye n'ubundi nta kintu nta mwanzuro umuntu yamufatira zari nka metero zingahe zari nka metero 4 n'igice 5 nizo bari bacukuye mbese kuki bacukuye ngaho hari amazi n'ubundi fosi niho yaririye fosi yaciye umukirega umukirewe abafite uburyo ki amagifata agomba gutukura ariko twecyo tutari n'icyo icyifuzo twavuga ibyifuzo biracyahari nta kuntu uyu mukecuru ni umukecuru harya ni umukecuru tumva nta afite ikibazo uyu mukecuru uyu mukecuru nyiri hano afite ikibazo tumva nta afite impozamarira agomba kubona kabisa impozamarira yabona bivuga neza tubyumve yabona impozamarira kuko biragaragara akamwihanganisha leta cyangwa nyirinzu leta ubundi hari uko iteganya iranabibona uyu mukecuru ntabwo yagendera ushingiye kubeshya yabona impozamarira nyirinzu ni nyirinzu yatanze akazi sinzi niba ari ubwishingizi simbizi nta bwishingizi afite ahari sinanabimenya neza ariko nk'uyu mukecuru rero agomba kubona impozamarira rwose pe agaha sinzi niba ari leta niba ari nyirinzu sumbaze ariko ndumva umukecuru yabona impozamarira rwose bazamuramo itaka agisubije asanga ibyo mu mpande impanga hagati ibintu by'ibitaka byari bimaze impanga iminsi ngiyi babanje kuzamuraho byari bimaze iminsi babimanuye akimana yasanga byamumanutse nibwo yahamagaye abantu avuga ati mutabare ati umuntu ibintu bimugwe hejuru ahamagara abavandimwe n'abandi bose baraza barahagera
mu kuhagera ubutabazi bw'ibanze bwahageze basa nk'abantu bazamura rya taka bagira ngo babashe kumubonamo hasi. Kuzamura rya taka baje kuzamura itaka turazamura bazamura hafi toni, bamugezeho basanga umuntu yarangiye. abazamuraga itaka ni bande? Twari duhari, twari benshi, twatanze umusada, twitanze mu buryo bwawe bushobokaga, ariko twasanze umuntu mu kabari yitwaga Damascene, nko mu myaka y'imyaka 50. kavuga ko ariko kazi yakoraga. Niko kazi kari kamutunze, yari amaze nk'imyaka 20 niko kari kamubeshejeho n'umuryango wiwe. Kari kamabaga akazi kabashije kumuvana mu ikode, yubaka inzu, bigeze aho nibwo yarageze igihe ko kuzajya ataha yanzu yiwe, byatugeze kuyikinga, mbega byari ngombwa ko ava mu ikode. Ariko ni inkuru ibabaje cyane, twihanganye nk'abaturanyi biwe, mu gihe cye cyari cyageze. None se yacukuraga cyangwa yaviduraga? Byari nk'usa yaviduraga, kuko hasaga nk'aho hari habanjemo indi tuwarete, yabanje kuzamura rya taka ryo muri metero ebyiri, ubwo yasaga nk'aho yari afashe rya taka rindi ryo hasi, kuko bari bamusomye metero nyinshi. Nyiri iyi nzu ubwo ntabwo uyu ni ahantu twagera, ntabwo twabashe kumenya. Yagishaga hariya ijya kugira ni rubi, reba hano ni rubi, urukima ngo urupfu yapfuye ni ukuvuga ngo niba umuntu apfuye ameze nk'uwunize, kuko ni ikintu kimubundikiye, kimanutse hejuru atiteguye kumenya agiye gupfa. Itaka ryaguye, uvuga ngo wakururaga n'ubundi yakururaga, itaka naryo ririduka rimugwa hejuru. Ubwo urumva ni ibintu biteye ubwoba. Ubwo rero ikintu twasaba gusa n'abantu bose bakora bacukura amafosi cyangwa se bamena dare, nk'abatekinisiye n'umutekinisiye, twajya tureba nibura ese icyobo dufite 90, noneho turebe hano hirya na hano hino agomba kujya nibura 50, kuko birimo birakomeza hahandi icyobo idare izajya, kuko ntabwo byapfa kuriduka. Ariko nk'ubu ureba ku Rwanda kiroroshye cyane, n'uburangare bwawe.